iyo rero ubona uri mu bantu benshi ukabona abo bantu benshi bavuyeho ukabona bakurikiranye n'inzoka aba ari uburyarya uwo muntu uwo ari we wese iyo ubonye inzozi ukabona umuntu araje aciyeho aragiye ukabona hari inzoka cyangwa inzoka niyo imubanjirije uwo muntu ugomba kumusengera aba ari indyarya aba ari indyamirizi ugomba kumwirinda rero ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bisengerwa ibyo ngibyo bimaze gusengerwa bivaho bikurwaho n'amasengesho biravuga ngo bene uwo mudayimoni avanwe no kwiriza ubusa no gusenga Imana inzozi rero inzozi zose urota ziguteye ubwoba umuti wazo ni ugusenga hari abarota barya inyama ukarota urimo urarya inyama yes reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose Aziya Australia Burayi ndetse n'andi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza umunsi byanze kubera impamvu nyinshi nawe utagizemo uruhare ariko komeza ukore cyane Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe Prophet mukozi w'Imana nakwemera cyane ariko Imana ishimwe ayi ni Imana irakwemera Imana ihimbazwe nanjye ariko ndakwemera kabisa umwana mwiza iyo ukungurisha ibiganiro numva ndi mu mavuta Prophet Nderaye Moses ntabwo nayimbirengagije ahubwo kwari kugira abantu bari kudukurikira bamenye ko tugiye kubana na Prophet Moses muri kino kiganiro Prophet Moses baje ku Ishiru TV bakore subscribe ku Ishiru buri umuntu wese ukora subscribe aba duteje intambwe yo kubwiriza ubutumwa dufite courage nakira umugisha nka Prophet Imana umugisha umuntu wese wayikoze nahabwa umugisha anasharinze ahabwa undi nukeneye kuyikora ahabwa undi nukeneye kungira gusharinga ahabwa umugisha muri abantu b'imfura rwose muri abanyamumaro muri abanyamugisha muri abo bana barabo abo bantu babakaze cyane ariko Prophet turaza kuza kugaruka ku izina Prophet ubundi Prophet amaziki cyangwa umuhanuzi amaziki muri rubanda cyangwa mu murimo w'Imana ni ibintu bitatu no kutangaza amakuru y'ubwami bw'Imana inkuru z'Imana zihishe kandi zihishe atobora mu ihishurirwa akamenya ngo bimeze bite nukubaza kwabamenya abagomba kumenya ibintu bizaba rero nicyo Prophet bisobanura icyo ni kimwe icya kabiri kandi ni umuntu ushobora guhagarara mu kimbo cyo gufasha abandi mu buryo bwo gusenga hanyuma Prophet ko dufite abantu bajya mu bahanuzi imbere y'Imana hakaba hari n'abantu bajya mu mupfumu kandi bose bakababwira ibintu bizaba cyangwa ibyababayeho kandi n'abapfumu barahari bakora ibyo bintu cyangwa abantu badasenga bakora ibyo bintu Prophet cyangwa umuhanuzi n'umupfumu batandukaniye he ni ukuvuga ngo Prophet ni mu bwami bw'Imana abahagaze mu bwami bw'Imana none umupfumu aba ari muri teritwari y'abadayimoni ya Satani bagatuma yerekwa abadayimoni barererwa nabo bagahinda umushyitsi Bibiliya iravuga ngo no kwizera burya nabo barizera bikomeye cyane none Satani ntakora akora ariko ibijyanye n'imbaraga z'abadayimoni kuko ibya Satani nibiramba niho bitandukaniye n'iby'Imana iby'Imana byo birarama biratinda ariko bikaramba ariko ibya Satani birihuta ariko ntago birama naho ngaho rero bitandukanira ushobora gushaka umugisha kwa Satani wawubona ariko ntabwo waba ari umugisha byaba ari byitirirwa umugisha ko iyo hari ikintu kiri originali habaho na pirate kandi bikaba bisa yego bijya gusa rwose wagiye gupfumura mu bapfumu baramubwira ngo bakamurasaga sibyo ariko mu bwami bw'Imana urasengerwa apana indasago apana ihene yibara rimwe cyangwa inkoko ngo yibara rimwe ntabwo ari byo cyakisha umugisha oya mu bwami bw'Imana n'uburuhura iyo mitwaro nubukiza umuntu uwo mutwaro umuriho ukamuvaho akakira ubwami bw'Imana akorohererwa Imana ntabwo yikoreza abantu imitwaro badashoboye ahubwo ibakiza iyo mitwaro yego ako kantu niko Imana ntabwo yikoreza abantu imitwaro badashoboye ahubwo iborohereza imitwaro bakoroherwa bakagenda bemye muri uyu ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye Imana hano yageze icyakuberaga umutwaro kivaho hakaza umugisha w'Imana icyari umuvumo kivaho hakaza umugisha icyari kigutsikamiye kivaho hakaza umugisha bivuga ngo iyo wageze muri Yesu bivuga ngo uba muri nje n'amagambo yanjye akaba muri we asabe icyo ashaka cyose azagihabwa bivuga ngo ni umuntu wabaye muri teritwari y'Imana yego
aha uyu munsi turaza kuza kugaruka ku kijyanye n'iyerekwa ku muntu ariko binyuze mu nzozi. Hari umuhanuzi, abahanuzi benshi baravuga ngo mu ijoro ndyamye ngo ijwi ry'Imana ryangendereye. Ese amajwi yose twumva ubundi iyo turyamye ni ijwi ry'Imana riba ryatugendereye? Uraza kuza kudusobanura ku bijyanye n'inzozi kugira dusobanukirwe neza. Hari inzozi z'umuruho, hari n'inzozi z'abadayimoni, hakaba n'inzozi ziva ku Mana. Ariko Imana iravuga ngo nzabagenderera mu ijoro usinziriye. Ndasobanura ibintu bibiri. Inzozi ziva ku Mana ziba zo ubwazo zisobanutse. Urangurikira? Yego ndakumva. Hari urota uri kwirukangaho n'umuntu agiye kukugirira nabi. Icyo ni ikibazo uba ugomba guhita upfukama ako kanya mentena ugahita usenga. Cyangwa ukarota urimo urasimbagurika mu gishanga, cyangwa ukaburota inzoka zirimo nyinshi zikuriho ku rwego rwose rudasanzwe. Ibyo bintu iyo byakugaragayeho, iyo wabibonye gutyo mu nzozi, uba ugomba gusenga. Inzoka aba ari umuriganya, donc aba ari uburiganya bwa Satani. Uranyumva? Bu buriganya bwa Satani ryari ni igihe ubona izo nzoka ziza ku buzima bwawe ariko ukabura ukuntu izo nzoka wazicika. Donc uba uri muri iyo teretware nyine, uba ugomba gusenga. Inzoka ni uburiganya, isobanura uburiganya. Iyo rero ubona uri mu bantu benshi, ukabona abantu benshi bavuyeho, ukabona bakurikiranye n'inzoka, aba ari uburyarya. Uwo muntu wari wese, iyo ubonye inzozi ukabona umuntu araje aciyeho aragiye, ukabona hari inzoka cyangwa inzoka niyo imubanjirije, uwo muntu ugomba kumusengera aba ari indyarya, aba ari indyamirizi, ugomba kumwirinda. Rero ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bisengerwa. Ibyo ngibyo bimaze gusengerwa bivaho, bikurwaho n'amasengesho. Biraba ngo bene uwo mudayimoni avanwa no kwiriza ubusa no gusenga Imana. Inzozi rero, inzozi zose urota ziguteye ubwoba, umuti wazo ni ugusenga. Hari abarota barya inyama, ukarota urimo urarya inyama. Hari umuntu uba ugiye gupfa, cyangwa wowe ufite urupfu rukugendaho, uba ugomba gusenga ugasengerwa. Rero inzozi zose mbi ziza ku mibereho yawe, cyangwa ukarota urimo uratera ibishyimbo, urimo urasarura ibigori, urimo urasarura amasaka, iyo ni igihe cy'amasezerano. Ni amasezerano yawe aba agiye gusohora, ni amasezerano uba ugiye kwakira. Igihe cyose ugiye kwakira isezerano riva ku Mana, buri sezerano ryawe ukabibona mu nzozi. Swat ufite imbuto, swat uri ahantu mu birori heza, wakoresheje ikirori cyiza, ni igihe cy'umwero w'isezerano ryawe. Buri nzozi rero urota, buri nzozi wowe winjiramo, ugomba kumenya ngo izi nzozi ziva ku Mana cyangwa ziva kuri Satani. Hari igihe Satani aza akakurwanyiriza mu nzozi, ugomba kugira umuntu uzi kuzisobanura neza utakuyobya cyangwa wowe ubwawe nawe uzisobanukirwe ugahita upfukama ugasenga. Buri nzozi zose wowe uzajya urota ku buzima bwawe, ku mibereho yawe, ziba zifite icyo zihatse byange bikunda. Ushobora kurota amasenani menshi yaguye ahantu ariko akananirwa kongera kuguruka. Aba ari ibihe byikomeye bidasanzwe ku bantu benshi batandukanye. Nagira ngo ubwire ngo buri nzozi urota ushobora kumera nkazo, ushobora gusa nazo, ariko inzozi ujya witondera inzozi mbi, inzozi hahandi ubyuka ushikaguritse. Izo nzozi ziva ku mwanzi Sekibi, cyangwa ukarota inzozi ukazibagirwa. Akenshi urose inzozi ukazibagirwa, ushobora guhura n'ibibazo bibiri. Ashobora kuba ari za Satani, ashobora gutega umutego ubundi ukabyibagirwa, cyangwa zikaba zivuye ku Mana, akaba ari ikintu udashobora guhishurirwa ako kanya. Rero ugomba kwitondera inzozi urota. Inzozi ushobora gukomera kubera inzozi, ushobora no gupfa kubera inzozi. Inzozi. Hanyuma se ni izihe nzozi ugiye kuduha ingero z'inzozi eshatu nziza n'ingero z'inzozi eshatu mbi? Ushobora kurota uri muzamuka umusozi wihuta, ni ibibazo urimo ariko ugiye kubirangiza. Iyo ni inzozi nziza. Izo ni inzozi nziza. Nije doka urimo urayishurirwa, nuba ngo waremerewe n'ikintu kikubabaje, kikuremereye, kigutsikamiye, ariko ugiye kugisohokamo. Uwo ni umuntu urota yurira umusozi ariko ajya kugera ku mpinga zaho, ariko abona ari kure cyane. Bivuze ngo ubonye uri hasi, uba ugomba gusenga, umusozi uro cyawuterera kugira ngo Imana iguhereze imbaraga
zo kugira ngo uve kuri uwo musozi. Kabiri, ushobora kubona inzozi urimo urya inyama. Izo ni inzozi mbi. Muri famiye haba harimo ugiye gupfa cyangwa umuziranye cyangwa nawe ushobora kugenda. Akanyama se ko tugakunda. Inyama mu buryo busanzwe ni ukuzirya ariko zije muri iyo shusho y'inzozi. Inyama ni ikintu kibi cyane. Ugomba guhita upfukama ugasenga ugahamagara Imana, Imana ikakugirira neza. Ushaka kurota noneho rero ufite ibirori, ubukwe. Ushaka kubona ubukwe uri wenyine cyangwa uri kumwe. Donc wowe uri mu bukwe wenyine, ukabura umugore cyangwa ukabura umugabo niba uri umugore. Izo nzozi nazo ni urupfu. Iyo ari inzozi za mariage, ubona umuntu ntago buri umwe wa muri babiri. Iyo atari mariage uburi umwe, uba ugomba gusengerwa cyangwa ugasenga. Ni urupfu. Cyangwa ukabona uri gusarura amasaka cyangwa ibigori cyangwa amaronji ahiye neza cyangwa amatunda ahiye neza. N'umugisha n'igihe cy'amasezerano, n'igihe cy'umwero cyo guhabwa buri kintu cyose wasengeye, buri kintu cyose wavuganye n'Imana. Izo nizo dushaka. Izo nizo nzozi nziza. Kandi inzozi ziva ku Mana nta muntu uzihagarika. Wibeshye ukazitangira uhura n'ibibazo. Nta muntu uhagarika inzozi ziva ku Mana. Hagabaho. Kuko iziva ku Mana ziba zigomba gushika zigakoreka. Kereka iyo ari inzozi urangurikira ziva ku Mana zo kuburira umuntu. Ukabona inzozi zije inshuro enye. Zigomba kuza inshuro enye. Ubundi inzozi kugira zemerwe ziza gatatu. Umwuzuro w'Imana ziba zemewe. Imana, umwana n'umugabo. Ziba zemewe. Umuntu wese udukurikiranye yite ku nzozi. Ukabwemenya no kugira umuntu uzisobanura. Bana abantu byateye muri iyo umuntu akaza mu gitondo agaje gusobanura inzozi ntabyazi. Ugomba kugira umuntu uzi gusobanura inzozi, ufite iyo mano yo gusobanura inzozi neza, akagusobanurira bien, akakugira n'inama. Niyo mpamvu Yosefu yarariho. Yosefu muri Egiputa bamuvana muri gereza kugira ngo asobanure izo nzozi. Umwami aramubaza ngo twakora iki? Arababwira ngo shaka umuntu w'umuhanga uzi kurinda ikigega neza. Umwami aravuga ngo nta wundi usibye wowe noraza kubikora. Isezerano ry'Imana yavuganye nawe riba rirasohoye. Abantu badukurikiranye tugiye kubabwira ngo bitondere inzozi barota. Inzozi hari zo turota. None se ko ari urota inzozi ukazinduka wumva umutima washika. Izo nzozi ni mbi. Izo nzozi ziva kuri Satani. Niyo ugomba guhita usenga cyangwa ugasengerwa zikavaho nta kindi kintu urakora. Ugomba guhita usenga ugahaguruka ugasenga uhamagara imbaraga z'Imana. Izo nzozi zikavaho. Hari abantu bari diringa rero barwana n'ibintu babonye mu nzozi banze gusengerwa cyangwa gusengera cyangwa ntibasobanukirwa ibyo ari byo bikababaho kabageraho ingaruka rero. Ndaza kuza kwibariza akabazo gato yaho bise bintera kwibaza ngo hari umuntu urota yatoragwa amafaranga cyangwa afite amafaranga menshi shabuga cyo kayabura. Nta muntu bitabaye, biragoranye ko wabugize imyaka y'ubukore bitarakubaho. Icyo gihe iyo ubaye maso neza cyane urasenga. Iyo usenze uwo ni umugisha, ni kadire y'umugisha ugomba kwakira. Rero iyo wabirose nubwo wabyutse ayabuze ugomba doke gusengera kwakira ibintu by'umugisha bikaza ku buzima bwawe. Aba ari ikintu cyiza warose. Hanyuma se kuba wayabuze bwa bari ikintu cyiza. Oya, ugomba gusenga ukawohoza umugisha ugomba kwakira. Iyo utabisenge nyine niko kundi byuka nyine ugakomeza nyine ibyo bintu ntabwo ushaka kubibona. Buri kintu cyose kiva mu gusenga kirindishwa no gusenga n'amavi. Prophet, ibibazo ni bitatu ndibuza kuza kukubaza. Icyo ni icyambere, tugiye ku kibazo cya kabiri. Ni gute umuntu yasenga neza mbese akiyegeranya n'Imana, Imana ikamubonamo umuntu uri ugaragara neza, usa neza? Icyambere ni ukugendera ku ijambo ry'Imana. Icyo ni icyambere. Icyambere ni ukugendera ku ijambo ry'Imana. Icya kabiri, umuntu usenga neza nuko yizera. Umuntu usenga atizera ntabwo ashaka kunezeza Imana. Iyo usenga ugomba kwizera. Ibyo wasengeye bitarimo kwizera ntabwo ushaka kubibona. Biraba ngo hahirwa umuntu wizera yuko ibyo wabibona n'Umwami Imana bizasohora. Kwizera ni urufunguzo rufungura mu cyumba kirimo ibisubizo byawe.
kwizera umuntu yagusengeye utizeye ntushobora kubona. Umuntu wese udukurikiranye ugomba kugira urufunguzo rwo kwizera, ukizera Imana ukayikorera ariko uyizera. Rero dufite abantu basenga bagashaka gusengerwa ariko batizera. Ntabwo ushobora kugera ku Imana yavuganye nawe utizera. Iyo wizera imbaraga z'Imana, iyo wizeye Imana ko ishobora ibintu byose, ugomba kubona icyo wizeye, byange bikunde ugomba kwizera. Uwo muntu abasenga neza, usenga neza abagomba kwizera Imana ko ishoboye byose. Umuntu yagusengera yazamuka imisozi, wowe udafite kwizera ntacyo ushaka kubona. Uwo ndiwo muntu uhagaze neza, kwizera. Imana ikakubonamo umuntu wo kwizera. Yego. Ikibazo cya gatatu, ni gute wasenga none kugira ukizwe neza? Hari abantu basenga, hari abantu baba bafite, wenda duhere nko ku byaha nk'icyaha cy'ubusambanyi, kunywa inzoga nyinshi, ubwo businzi nyine. Ni gute wasenga kugira witandukanye n'icyo cyaha kikakuvaho burundu? Hari umuntu cyabaye karande. Icya mbere ugomba gukorerwa deliverance. Ntabwo wakisengera. Ugomba kugira umuntu ufite izo mbaraga agakora agaca imigozi. Iracika umuntu aragusengera. Yego. Ugasengerwa iyo migozi ikavaho. Wasengera umuntu imigozi igacika burundu cyane rwose n'uwa mbere. Nibyo twirirwamo, niyo mpano, nizo mpano Imana yaduhaye, nibyo dukora buri gihe. Agomba kugira umuntu agushaka akaza gutandukanya n'ibisekuruza n'izo karande. Iyo umaze gutandukana nabyo, niba waranywaga inzoga, hari aho biba bituruka hari n'abadusanga bararozwe. Uzi ko umuntu bamuroga kunywa inzoga akayoyoma. Ibyo bintu Imana urabisenga ikaguhishurira buryo umusengera. Buri ntago ari gupfa gusenga, uwo muntu ntago apfa kumusengera. Reka ugomba kumanza ukabaza ijuru rikagusobanurira neza niba ari karande akomora mu nkomoko cyangwa ari amarozi. Rero iyo umaze kubishurirwa nibwo umenya ngo uyu muntu ibyo byarangira bite. Apana kwa kundi tubwira mbazo nsengera bimeze we agomba kubanza akamenya wabohewe he. Muganga arabanza akagushyiraho igipimo. Yego, aragupima mu mwuka akabibaza, Imana ikamuhishurira wabohewe he, ni igiki kikuboshye, niye mpamvu ituma ujya mu bagore benshi, niye mpamvu ituma usambana cyane, niye mpamvu wakijijwe ariko ugasanga gukizwa kwawe ntago birahinduka nk'ibintu biveho. Arabanza akabimenya, iyo amaze kubimenya nibwo atangira urugendo rwo kugusengera. Dufite abantu bagiye basengerwa ariko batarabazi ubasengera, atazi cyari gusengera icyo ari cyo, ntabwo ushaka kubohoka. Agomba kumekinga shuwa ngo nibi biva kuri ibi. Sekuru yashatse abagore benshi, donc ni relation, aracoba umugozi nyine wo kwa sekuru. Urumva hana agomba kubimenyera, akanabimenya wowe utanabimubwiye. Umugozi kandi ugacika, uvaho ugacika ukaba umuntu mwiza cyane. Abo bantu tuzababwirwa n'iki? Abo bantu kubabwirwa nuko ubona icyakurwanyaga kirangiye amaze kugusengera kivaho. Utavuyo aba yakubeshya. Ngo ababeshya. Hanyuma se Moze, ibyaha byose dukora byadukoroneje, hari aho biba bituruka? Akenshi bituruka kuri sekibi Satani. Satani rutuma abantu batagirana ubusabane n'Imana. Bizo gushobora no gukoronezwa atari karande, atari n'uburuzi. Yego. Ariko iyo ubonye yuko ari imbaraga z'abadayimoni, ibyo byose bishobora kuba ari karande, ariko umuzi urumva ubwami bugira chef w'ubwami. Umuzi aba ari Satani. Bibiliya ngo nimurwanye Satani nabazagira gute? Azabahunga. Nimwegera Imana nayo izagira gute? Zabasanga. Abantu rero hari nk'umuntu wamaje gukunda kujya ku musozi n'ibiki. Njyewe akenshi hari imbaraga ziva ku musozi zitaba muri eglise. Njya muri eglise ngiye kubwiriza, ngiye kwakiramo umuntu, ariko akenshi ni gusenga, urazamuka gupanda murima. Uzi impamvu? Ushaka kwirerana n'Imana. Nzagutumira rimwe nagiye ku musozi. Ndavuga ngo ujya mu cyumba wiherere cyangwa ujye ufata umwanya wiherere maze usenge. Ni ugufata umwanya, ni mushakashaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Gushakashaka ni uguhora wumva ufite inyota yo kwegera Imana. Si hari kuki yavuze ngo shakashaka, ni uguhora ushaka icyiza kuruta ikindi. Dushakashaka, uzamuka ushaka. Umuntu wasanze akarambirwa,
hari ugiye kurambirwa agiye gusubizwa. Nawe ngo umuntu kugira ngo ahagarare neza mu masengesho yishimirwe n'Imana agomba kugendera ku kijambo ry'Imana rivuga. Second, akizera. Uwo niwe munyamasengesho nye. Hahirwa umuntu wizera. Kwizera ni iki? Ni uguhamya neza udashidikanya, kuko ibyo wabyiwe n'Imana bigomba kuzagira gute? Kuzasohora. Udakeba guza. Yego. Uko niko kwizera. Yesu abahereza umugisha mwinshi. Ibibazo nari nateguye ni reka dusengera abantu. Mana, dusengeye abantu bose abaruse inzozi bakazibagirwa, uzigarure, kandi abadafite abasobanuzi izo nzozi zisobanure ku buzima bwabo. Dusengeye inzozi zose abantu barota mu izina rya Yesu, ubasobanurire izi nzozi, imbu zivaneho, inziza zikunde mu izina rya Yesu. Ndetse ababoshye babohore, abafite ibibazo bibohoke mu izina rya Data wa twese. Waduhaye umutwaro wo gusengera abantu no kubohora ibisenzegere no kubwira indushyi uko zibohowe mu izina rya Data wa twese. Bana n'abana bawe n'ubwoko bwawe, ubavanaho karande mbi, ubashyira muri karande nziza yo kukwegera, y'ubumuntu, yo gukorera Imana, yo gukorera izina ryawe, yo kubakamenya izina ryawe. Urakoze kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Asante sana.